ndabasuje mwe mwese mudahwema kumva ibiganiro bya Urumuri TV 250. Nje ubibagezaho ni Disboy w'abanyarwanda, intumwa y'abanyamusanze, Gashaki journalist aka Mambo Vipi tayari. Reka twumve ibintu perezida yanga mu Rwanda cyangwa se ibintu adakunda kumva mu matwi ye mu baturage b'abanyarwanda. Reka dutege amatwi twumvire ibintu yanga. Viye twajyaga tumucunga yasinze tukagenda mama tukamunyuka bye tukamwemeza Jido mene nawe ni gutiya go gupa Jido tukamwemeza umunsi mwaze kuko twamucungaga yasinze yabaga ari muzima nago twari kumushobora. Ngayo nguko ndagira ngo nawe wabyumviye ibintu perezida yanga, ibi perezida yanga, ndagira ngo nawe tubwire ese ibi bintu wabyemera cyangwa se ibi bintu byo gukubita umubyeyi ukamunyuka ukagera naho kumwica, ese ibi bintu urabishyigikiye cyangwa se ntabwo urabishyigikiye? Ndakubita gukanda subscribe na like na share comment ibintu by'agaciro hano ku Urumuri TV 250. Umuntu wabagezagaho inkuru ni Disboy w'abanyarwanda, intumwa y'abanyamusanze.